uraho wowe tugiye kujya tubana mu biganiro nk'ibi. Ese ni iki cyakwereka ko umugabo cyangwa se umugore koko agukunda? Tugiye kurebera hamwe ibintu biranga umugabo ndetse n'umugore bigaragaza ko umugore cyangwa se umugabo agukunda. Mbere y'uko tubigera ariko kora subscribe ufungure notification. Reka tudatinze turebere hamwe ibintu umuntu ugukunda agaragaza ndetse akanabyereka na muri rubanda cyangwa se buri wese ku buryo yamubona akabimwemerera cyangwa se akabimukundira ndetse akavuga ko akunda umugore we cyangwa se akunda umugabo we. Ikintu cya mbere tugiye kugarukaho, umuntu ugukunda mbere na mbere baravuga mu cyongereza bati he or she wants you to be in his life forever. Bishatse kuvuga ko ashaka ko uba mu buzima bwe iteka ndetse ukaba umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Icyo ni ikintu cyiza ndetse cy'ingenzi. Burya umuntu ugukunda uzabanze witegereze, ese koko arashaka ko mba mu buzima bwe iteka cyangwa se arashaka ko mba mu buzima bwe by'igihe gitoya? Icyo kibazo nawe wakibaza. Icya kabiri, ntabwo azigera aguha impamvu n'imwe zigaragaza ko yibeshye cyangwa se yaba yarahisemo nabi. Donc umuntu niba agukunda, wowe w'umugore cyangwa se wowe mukobwa, wowe mugabo, wowe musore, mbega niba umuntu agukunda nta na rimwe azigera aguha impamvu ko yahisemo nabi cyangwa se yagize amahitamo mabi kuba muri kumwe. Icya gatatu, ntago azigera agufata nk'umuntu uzaba mu buzima bwe by'igihe gito cyangwa se mu byo bakunda kwita mu ndimi z'amahanga bati he or she will never take you for granted, cyangwa se ntago azigera aguha garanti. Muri make uzabamo mu buzima bwe, mu bubanemo, yaba ubusharira yaba ubudasharira, byose muzabibanamo. Iki kintu nacyo kiri muri bimwe byakwereka ko umuntu muri kumwe agukunda cyangwa se agufiteho umugambi mwiza. Wowe musore nawe mugabo, niba iki kintu uri muri relationship cyangwa se wubatse, gira ugicekinge. Ese umuntu tubana cyangwa se turi gukundana yaba amfata nk'umuntu tuzagumana cyangwa se amfata nk'umuntu ufite garanti mu buzima bwe? Question mark. Ati nta na rimwe, nta munsi n'umwe ndetse nta nijoro na rimwe cyangwa se amanywa n'amwe azigera gukomparinga cyangwa kugereranya n'abandi bantu cyangwa se n'ibindi bintu. Muri make he will never compare you for anything, he will take you above everything. Ntazigera na rimwe agufata nk'umuntu yagereranya na buri kintu cyangwa se n'ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese. Namwe murabizi, iyo umuntu agukunda cyangwa se mukundana akakugereranya n'undi muntu, bishatse kuvuga ko igihe udahari wa wundi yahakubera. Ariko iyo atigeze agukorera icyo kintu, bishatse kuvuga ko igihe udahari nta wundi yabona unganya valeur cyangwa se unganya agaciro nawe. Icya gatanu kiragira kiti he will fight for you not with you. Ntago azigera arwana kubera ko muri kumwe, cyangwa se ntago azarwana kubera ko muri kumwe, ahubwo azarwana kubera ko uhari cyangwa se azakurwanirira. Mu buzima tubamo bwa buri munsi tujya tugera mu bibazo bitugoye, ugasanga bibaye ngombwa ko umwe muri twe arwana, umwe muri twe yigomwa ikintu, ariko twebwe kubera ko amarangamutima yacu
ari make ntibibashe kugera ku rwego rw'uko umwe afata umwanzuro wo kuba yarwana wenyine. So aha ngaha umugabo ugukunda cyangwa se umukobwa ugukunda ntabwo azigera atakaza umwanya, ahubwo azatangira kukurwanirira kugira ngo utagira ikibi kikugeraho cyangwa se hatagira ikintu kikwangiza. Munyumve neza. Igihe kimwe umukobwa yigeze kubwira umuhungu ati uri imbwa. Umuhungu nta kindi yamusubije, yaramubwiye ati niba ndi imbwa ko ndeba undusha kumoka. Ngira ngo iryo ni isomo dukwiye gutahana. Reka ibikurikiraho tuzabirebere hamwe mu kiganiro gitaha, ariko ndakwibutsa niba ari ubwa mbere tubanye, kora subscribe, niba nta mutima mubi kora subscribe, ufungure inzogera cyangwa se ukore kuri notification, ushayaringa iki kiganiro kigere kure. Hari benshi bagikeneye, hari benshi bakeneye kureba ese koko umuntu tubana arankunda, ese umuntu turi kumwe amfiteho umugambi cyangwa se arimo aramfera. Gishayaringe, urabufashije benshi ndetse natwe muri rusange. Kora subscribe, ufungure inzogera. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Naho njye twari turi kubana ni Mr Hit cyangwa se Teacher Mpero aka The Game Changer.